ayicomoye mu rwubati. Akimara kuyicomora mu rwubati mbona ngo ya nkota irashonze, inkota irashonga ihinduka nk'urupapuro. Ihindutse nk'urupapuro mbona arababaye cyane, aravuga se iyi nkota yanjye ko yari inkota nzima none ikaba ihindutse nk'urupapuro. Ngiye gukora mbona ya nkota n'ubundi irongeye ishibutse nk'inkota. Ikimara gushibuka nk'inkota ariko ishibuka nk'inkota yatibye itabasha gutema. Ngiye kubona mbona hafi aho ngaho nagiye kubona mbona indege iturutse mu gihugu cy'u Burundi. Ngewe aho nari ndi kuri uwo musozi nabonaga ari umusozi wegereye cyane igihugu cy'u Burundi, nkabona ndi kureba i Burundi. Mbona ya ndege ngo ihagurutse mu gihugu cy'u Burundi. Noneho mbona ko hari undi muntu w'umunyamasengesho wari uri hafi aho ngaho. Ndamubwira ngo reka dusengere iriya ndege iturutse i Burundi. Iriya ndege irimo abantu, none bari abantu ndi kubona bagiye gupfa. Uwo turi kumwe nkabona ari kugenda nyitarura yigendera ku ruhande, yigendera ku ruhande, sigara ndi gusenga njyenyine. We akajya avuga numva ijwi ryiwe ambwira ngo wowe gusa witegereze iby'iriya ndege. Uwo twari kumwe mbona arongera aragarutse aranyegera arambwira ngo ibibaye kuri iriya ndege uri kubibona? Ndamubwira nti ndi kubibona, ariko yaba byari bishobotse ngo uyu muyaga urangire iyi ndege yigendere rwose aba bantu ntibapfe. Nindyamye mbona ko perezida w'u Burundi icyo gihe ari Peter Nkurunziza, mbona ngo ari asutamye ahantu kwibuye, yari aryicayeho ariko asutamye mu mazi nyine, ariko iryo buye amazi atamugeraho, iryo buye ari rirerire mu mazi. Noneho nkabona we ari kureba imbere mu nyanja nini, ariko inyuma hasigaye aho ryabuye rishinze hasigaye akantu yasimbuka. We ntarebe aho yasimbukira inyuma, hagurutse akareba inyuma ye tahabona, ahubwo akabona inyanja nini imbere ye, akabona nta buryo yayijabuka ari kuri ryabuye. Noneho mwitegereje mbona ngo yari afite inkota mu ntoki ndende ariko iri mu rwubati. Noneho ngiye kubona mbona ni nk'umuntu umukozeho, kuko nabonaga ngo afite ubwoba bw'ukuntu yajabuka iyo nyanja, nkabona bitashoboka. Ariko ngewe aho nari mpagaze nareba nkabona inyuma yiwe ahagurutse akareba hari ahantu yajabukira, yasimbuka gatoya agahita agwa ku butaka. Ngiye kubona mbona ni nk'umuntu umukozeho, ibyo kureba muri ya nyanja mbona bibaye nk'ibitakiriho, ahubwo arahaguruka. Amaze guhaguruka mbona ngo arahindukiye, ahita abona ko inyuma ye hari ahantu ho kujabukira. Ngiye kubona mbona ngo arasimbutse ava kuri ryabuye agwa hakurya ku butaka. Arishima cyane, arishima cyane, ariko muri kwa gusimbukira hakurya yitegereje ya nkota ye mbona ayicomoye mu rwubati. Akimara kuyicomora mu rwubati mbona ngo ya nkota irashonze, inkota irashonga ihinduka nk'urupapuro. Ihindutse nk'urupapuro mbona arababaye cyane, aravuga se iyi nkota yanjye ko yari inkota nzima none ikaba ihindutse nk'urupapuro. Ngiye gukora mbona ya nkota n'ubundi irongeye ishibutse nk'inkota. Ikimara gushibuka nk'inkota ariko ishibuka nk'inkota yatibye itabasha gutema. Ngiye kubona mbona hafi aho ngaho mbona hari ityazo. We yarababajwe nuko ya nkota yiwe itibye itakibashije gukora. Mbona hafi yiwe ahabonye ityazo, mbona agiye kuri rya tyazo atyaza ya nkota. Inkota arayityaza, uko ayityaza n'ubundi mbona igiye ishira uko ari kuyityaza ikajya igenda ishira. Mbona n'ubundi hindutse nk'ubugi. Mbona arababaye ngo inkota yanjye irashize, inkota yanjye itaye agaciro, ubundi abigenza nte? Mbona agize ikibazo gikomeye cyane. Ariko ngiye kubona mbona ya nkota mukanya nkahugumbya no guhumbura, mbona irongeye ishibutse nk'inkota nziza irabagirana. Mbona arishimye ko ya nkota yiwe yongeye kuba inkota nziza nzima yakora. Mbona arongeye ayishubije mu rwubati. Amaze nje kutambutsa message ku gihugu cy'u Burundi. Yego, ariko mbere yuko nagira icyo mvuga twabanza tugasenga Imana. Nta kibazo. Yego. Mana nziza, Mana ikomeye, uri Imana ishobora ibintu byose, uri urukundo kandi ugirira neza abantu bawe. Mpamvu ituma uduhagurutsa kugira ngo tuvuge nuko utemera ko abantu barimbuka, ahubwo wishimira ko abantu bazabona ubugingo kandi abantu bagakiranuka bagakizwa. Ndi hano rero kubw'umugambi wawe, kandi ndi hano kubw'ineza yawe, ndi hano kubw'urukundo rwawe. Ndasenze ngo iyi message uyishyigikire
njyewe ndayivuga nk'umuntu, ndayitambutsa nk'umuntu, ariko nawe ugira ibyo ukora mu mitima y'abazayumva kugira ngo bazasobanukirwe, ubasobanurire n'ibyo njye ntasobanuye. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, uyu mwanya asengeye iki gihugu cy'u Burundi, abarundi n'abarundikazi, ndi hano muri iki gihugu cy'u Rwanda. No ushyigikiriye message itambuke neza, kandi abazayumva bose uzababyutse mu buryo bw'umwuka, bongere bahagarare neza. Bisenze mu izina ryera rya Yesu, amen. Urakoze cyane. Yego. Rero ndi hano kubw'umugambi w'Imana. Iyo Imana impagurukije ngo haguruka uvuge, nanjye ndahaguruka nkavuga. Iyi message ngiye gutambutsa yabonetse ku itariki 8 z'ukwezi kwa gatanu 2024. Ubwo ni muri uyu mwaka turimo, ntabwo imaze igihe kirekire, ni ya vuba. Ntabwo nihutiye guhita nyitambutsa. Rero ndashima Imana kuko inyemereye kongera kuboneka hano. Njya nza kuri kamera kubera umugambi w'Imana. Amen. Ntabwo mpfa kuza gusa, ntabwo njya nza gusa, kuko ntabwo ari njye wishyize hano, ni Imana yahansize kugira ngo njye menyesha abantu iby'ubutumwa bwiza, nicyo Imana ibashakaho. Rero niyo mpamvu uyu munsi ngiye gutambutsa message yabonetse ku itariki 8 z'ukwezi kwa gatanu 2024. Ubwo ni muri uyu mwaka, ntabwo biragera kure cyane, ntabwo nihutiyeho kuyitambutsa. Bijya biba ngombwa ko n'umuntu abanza akafata ibihe byo gusenga Imana. Rero hari message zinshi nagiye ntambutsa, Imana imbishuriye uko abantu bagomba kwitwara, uko abantu bagomba kwifata. Ariko uyu munsi wa none nje mfite message yo mu gihugu cy'u Burundi. Uyu mwanya ngiye gutambutsa message yo mu gihugu cy'u Burundi, uburyo nabonye igihugu cy'u Burundi Imana ikintumaho kugira ngo iyi message nzayibagezeho. Rero murabizi mwese ko u Burundi burafunze ku Banyarwanda, ariko ntabwo bufunze ku Mana. Imana yo mu ijuru rero yambishuriye iki ku Burundi, nicyo ngira ngo tuvugeho. Yego. Nari ndyamye ari nijoro nk'uko bisanzwe, nk'uko nawe usanzwe ugira uburyo uhuramo n'Imana, Imana ikagusanga ikaguhishurira. Ngiye kubona mbona ko ndyamye, mbona ko umuntu aza arambwira ngo ngwino tugende njye kukwereka. Mbona turagiye, anjyana ku musozi muremure. Akimara kunjyana ku musozi muremure, twahagaze kuri uwo musozi. Turi kuri uwo musozi nagiye kubona mbona indege iturutse mu gihugu cy'u Burundi. Ngewe aho nari ndi kuri uwo musozi nabonaga ari umusozi wegereye cyane igihugu cy'u Burundi, nkabona ndi kureba i Burundi. Mbona ya ndege ngo ihagurutse mu gihugu cy'u Burundi, ije ariko itambuka yigendera. Ngewe nkimara kubona ya ndege ije, uwo turi kumwe ikindi kure, uwo turi kumwe arambwira ngo witegereze iriya ndege. Indege narayitegereje iraza, ariko igeze hafi y'aho twari turi, ngiye kubona mbona buriya umuyaga ni ikintu kitagaragara. Umuyaga uraguhuha, wumva uhuha ariko ntabwo ushobora kubona. Ariko ngewe muri iryo yereko burya umuyaga narawubonye. Mbona ni nka kwa kundi wahagarara nko ku nyanja. Iyo uhagaze ku nyanja ubona ukuntu umuraba ugenda uza ukajya ukubita hakurya, ukaza ubona ari nk'ibintu biza bigenda byisunika kigakubita hakurya ku musozi, kikongera kigasubira, ukabona haje ikindi. Niko nabibonaga muri iryo yerekwa. Mbona ngo umuyaga umwe uturutse impande z'indege mu kuboko kw'ibumoso, undi uturuka mu kuboko kw'iburyo. Mbona ngo ya miyaga yose iraje ihuriye kuri ya ndege. Uburyo umuvuduko ya ndege yari ifite, mbona umuvuduko wayo utangiye kugabanuka. Mbona umuyaga uraje ukajya ukubita ya ndege, ariko n'ubundi wa muntu arambwira ngo witegereze iriya ndege cyane. Mu kumbwira ngo nitegereze iriya ndege cyane, mbona ngo mpawe kureba abantu bari muri ya ndege. Kandi urabizi neza ko uri hasi ku butaka ntushobora kumenya ngo abantu bari muri iriya mu ndege bameze gutya na gutya iri kwigendera. Nge nahawe kureba abantu bari bicaye muri ya ndege. Nabonye ari abantu beza cyane, bambaye neza. Mbona ari abantu b'icyubahiro, bameze neza.
uwo twari kumwe arambwira ngo bariya abantu wababonye, ndamubwira nti nababonye. Arambwira ngo komeza witegereze iriya ndege. Indege umuyaga warayikubise ugaturuka iburyo n'ibumoso ugakubita indege kugira ngo ikomeze urugendo, ahubwo nkabona irazunguriye ikerekeza igahindukira igasubira hivuye. Mbona niba ni umupilote, babita abapilote, abashoferi b'indege, nkabona ko ararwana nayo agira ngo ajye aho umuyaga utari, ariko nkabona wa muyaga hamwe agiye n'ubundi wa muyaga nkabona urahamusanze. Indege yagumye aho ngaho. Noneho mbona ko hari undi muntu w'umunyamasengesho wari uri hafi aho ngaho, ndamubwira ngo reka dusengere iriya ndege iturutse i Burundi. Iriya ndege irimo abantu, none bariya abantu ndi kubona bagiye gupfa, reka dusenge Imana bariyo ifasha abantu bari muri iriya ndege kugira ngo babeho. Wa muntu yarandebye araseka, arangije arigendera. Ariko ngiye nsigarana ikibazo cya ya ndege igiye, nkabona ko byange bikunde iri buhubuke mu kirere abantu bagapfa. Natangiye gusenga ndiramvuza induru, ni Mana tabara bariya abantu, Mana afasha bariya abantu bari muri iriya ndege. Uwo turi kumwe nkabona ari kugenda nyitarura yigendera ku ruhande, sigara ndi gusenga njyenyine, we akajya avuga numva ijwi ryiwe ambwira ngo wowe gusa witegereze iby'iriya ndege. Indege igumya kuzunguruka hejuru yacu, igihe cyaje kugera ngiye kubona mbona ya ndege icitse intege, itangiye kumanuka yururuka nkije kugwa hasi. Ndarira cyane mvuza induru nti Mana urabyemeye ko aba bantu bagiye gupfa koko? Mbabarira aba bantu ubarokora iry'uyu munsi. Ngiye kubona mbona nkivuga gutyo, mbona ya ndege irongeye igize imbaraga zituma yongera gusubira hejuru mu kirere. Ya ndege isubiye mu kirere, uwo twari kumwe mbona arongera agarutse aranyegera, arambwira ngo ibibaye kuri iriya ndege uri kubibona? Ndamubwira nti ndi kubibona, ariko yaba byari bishobotse ngo uyu muyaga urangire iyi ndege yigendere rwose aba bantu ntibapfe. Yarambwiye ngo kuri iyo ubonye iriya ndege ngiye kugusobanurira iby'iriya ndege. Bari abantu beza, bambaye neza, bameze neza. Ubwo indege akimbwira gutyo narayishatse ndayibura, ariko arambwira ngo ngiye kugusobanurira iby'iriya ndege. Indege rero uburyo yayinsobanuriyemo ni gute? Yarambwiye ngo mu gihugu cy'u Burundi harimo abantu bavuganye n'Imana, Imana ibaha amasezerano, Imana ibabwira ko bazayikorera, ngo ariko ntabwo bayikoreye. Imana barayisenga, ngo bagenda bayisenga mu bice, bagenda bayisenga mu gihe gito, ikindi gihe bakabiparika bakabyihorera. Arambwira ngo hari abo Imana yagiriye neza ibaha amasezerano yo kurira indege bakajya mu bihugu byo hanze, ndetse ngo bakajya no gukorerayo, ngo ariko uyu munsi wa none ntabwo bari guhamya ko ari Imana yabikoze, ngo bazi ko ari imbaraga zabo zabikoze. Arambwira ngo niyo mpamvu Imana igiye kubateza umuraba w'impande n'impande kugira ngo bibuke. Arambwira ngo Imana igiye guteza umuraba abantu bo mu gihugu cy'u Burundi kugira ngo nta kindi izaba ibikoreye kugira ngo bibuke Imana bave mu byo barimo. Arambwira ngo abarundi n'abarundikazi bari gukora ibyaha byinshi bitandukanye, ngo kandi bikababaza Imana. Arambwira ngo icyo kintu ni Imana itari gushaka, iri gushaka rero ko abantu bongera bakayigarukira. Ambwira iri jambo ryanditswe muri Yesaya igice cya mbere kuva ku murongo wa 16 kugeza ku murongo wa 31. Umurundi wese n'umurundikazi unyumva aho waba uri hose, igihugu cyose waba urimo, waba uri Burundi, waba uri impande z'igihugu, aho uri aya magambo uyasome arakureba. Rero arongera arambwira ngo mu gihugu cy'u Burundi hariyo umugisha, kubera ko harimo abanyamasengesho, ariko abanyamasengesho nabo bahari bacitse intege. Arambwira ngo hari abari bashinzwe gusengera igihugu, uyu munsi wa none ntabwo bari gusenga nk'uko byari bikwiriye ngo basenge. Arambwira ngo rero bwira abarundi n'abarundikazi buri wese umugisha urahari, ariko nibareke gufata iby'Imana yabakoreye nk'aho ari ubwenge bwabo bwabikoze. Arambwira ngo rero uyu muyaga nubwo wabonye ukubita iriya ndege ntabwo yagombaga guhubuka ngo igwe hasi, ahubwo nuko Imana ishaka ko bayihindukirira bakongera buri wese akibuka ko Imana ariyo nkuru kuruta uko umuntu abyibwira, yibwira ko ubwenge bwe aribwo bumugejeje aho uyu munsi wa none ageze. Arambwira ngo abarundi benshi bafite umugisha bahawe n'Imana, ariko nta wemera ko yawuhawe n'Imana. Buri wese yumva ko byavuye mu bwenge bwe, buri wese akumva ko byavuye mu mbaraga ziwe.
ngo niyo mpamvu hari abantu benshi bagiye guhura n'ibihombo bitandukanye. Hari ibihombo bitandukanye bigiye kuboneka mu gihugu cy'u Burundi, ariko arambwira ngo nibemera bakumva bagahindukira, Imana hari ibyo izagenda ikuraho, bibe nk'aho bitigeze binabaho, bamenye ko byari biriho ariko byaratambutse bitarigeze bibageraho. Hari abo Imana rero izarokora kubwo kumvira ubu butumwa bwiza, hari abo Imana izarokorera imitungo yabo, ariko hari n'abo Imana, hari abazapinga Imana ibagezeho iki gihombo bashiduke cyababayeho. Arambwira ngo uriya muntu wabwiye ngo musenge agereranijwe n'abanyamasengesho bo muri iki gihe. Umunyamasengesho wo muri iki gihe uramubwira ngo ngize ikibazo reka dusenge, aho kugira ngo agufashe gusenga ahubwo akaguseka akavuga ngo wa iyaba byari bikubayeho. Niyo mpamvu wabonye uriya munyamasengesho nabonaga ari umunyamasengesho ukomeye kandi nsanzwe nzi ko asenga Imana, ariko ngo mubwiye ngo reka dusengere iriya ndege, we mbona nteye umugongo yigendeye mu byo ari kugenda aseka. Yansobanuriye ambwira rero ngo uriya munyamasengesho agereranijwe n'abanyamasengesho bo muri iyi minsi y'imperuka, bo muri iyi minsi ya nyuma. Uramubwira ngo dufate igihe cyo gusengera bagenzi bacu, ahubwo akaguseka akavuga ngo awa iyaba byari bibabayeho, iyaba bari bapfuye, iyaba runaka yarapfuye. Abo banyamasengesho rero nabo Imana yarambwiye ngo mbabwire ngo buri wese witwa umunyamasengesho, gusenga Imana ni uguca bugufi no kwemera. Umuntu akagira intimba n'agahinda bya bagenzi be, akumva ko muri we habonekamo ubutabazi bwo gutabara bagenzi be. Ntabwo gusenga Imana ubikora none ngo ejo uzabiparike uzabirambike. Arambwira ngo ugende rero ubwire abanyamasengesho, umunyamasengesho wese yava akagera niyongere asubire ku isoko, niyongere ace bugufi, niyongere yuzure umwuka wera, yuzure urukundo. Abanyamasengesho benshi muri iyi minsi ya none nta rukundo bafite. Abanyamasengesho benshi bari mu butayu, bari mu nsengero, bari mu mihanda bagenda basenga, ariko nta rukundo bafite, nta butabazi muri bo bubarimo bwo gutabara bagenzi babo. Ariko umunyamasengesho buriya ahagaze agasenga Imana, umunyamasengesho atabara igihugu, umunyamasengesho arengera bagenzi be, umunyamasengesho iyo asenze Imana irumva. Uwabinyerekaga rero arambwira ngo bwira abanyamasengesho bahaguruke, bongere bapfukame, basenge Imana, kandi nabo bave mu byo barimo. Umugisha w'Imana urahari kubemera guca bugufi, ariko n'igihano kirahari ku nkozi z'ibibi. Uwabinyerekaga rero arambwira ngo bwira abarundi n'abarundikazi bahindukire. Nubwo byagenze gutyo, ibyo ngibyo bikarangira, hari ibyo tuvuga, hari n'ibyo tugenda tubika, n'igihe cyabyo cyazagera tukongera tukabisubiramo. Hari ibintu byinshi byagiye bitambuka, ariko nkabona nta buryo ki bwo kubivuga, nta naho nabivugira, nkabona bidashoboka. Ariko ibyo byose byagiye bitambuka, mu gihe runaka tuzajya tubisubiraho, twongere tubivuge, mbega tubigaragaze kuko byagiye bitambuka. Hari ibindi Imana yaba yaragutumye ukaba utarabonye uko bivuga? Hari igihe cyo mu mwaka wa 2011 nari ntuye ahantu hitwa Nyagasozi. Nindyamye mbona ko perezida w'u Burundi icyo gihe ari Peter Nkurunziza, mbona ngo asutamye ahantu ku ibuye, yari aryicayeho ariko asutamye mu mazi nyine, ariko iryo buye amazi atamugeraho, iryo buye ari rirerire mu mazi. Noneho nkabona we ari kureba imbere mu nyanja nini, ariko inyuma hasigaye aho ryabuye rishinze, hasigaye akantu yasimbuka. We ntarebe aho yasimbukira inyuma, hagurutse akareba inyuma ye tahabona, ahubwo akabona inyanja nini imbere ye, akabona nta buryo yayijabuka ari kuri ryabuye. Noneho mwitegereje mbona ngo yari afite inkota mu ntoki ndende, ariko iri mu rwubati. Noneho ngiye kubona mbona ni nk'umuntu umukozeho, kuko nabonaga ngo afite ubwoba bw'ukuntu yajabuka iyo nyanja, nkabona bitashoboka. Ariko ngewe aho nari mpagaze nareba, nkabona inyuma yiwe ahagurutse akareba hari ahantu yajabukira, yasimbuka gatoya agahita agwa ku butaka. Ngiye kubona mbona ni nk'umuntu umukozeho, ibyo kureba muri ya nyanja mbona bibaye nk'ibitakiriho, ahubwo arahaguruka. Amaze guhaguruka mbona ngo arahindukiye, ahita abona ko inyuma ye hari ahantu ho kujabukira. Ngiye kubona mbona ngo arasimbutse ava kuri ryabuye agwa hakurya ku butaka. Arishima cyane, ariko muri kwa gusimbukira hakurya
yitegereje ya nkota ye mbona ayicomoye mu rwubati. Akimara kuyicomora mu rwubati mbona ngo ya nkota irashonze, inkota irashonga ihinduka nk'urupapuro. Ihindutse nk'urupapuro mbona arababaye cyane, aravuga se iyi nkota yanjye ko yari inkota nzima none ikaba ihindutse nk'urupapuro. Ngiye gukora mbona ya nkota n'ubundi irongeye ishibutsemwo inkota. Ikimara gushibukamo inkota ariko ishibukamo inkota yatibye itabasha gutema. Ngiye kubona mbona hafi aho ngaho mbona hari ityazo. We yarababajwe nuko ya nkota yiwe itibye itakibashije gukora. Mbona hafi yiwe ahabonye ityazo, mbona agiye kuri rya tyazo atyaza ya nkota. Inkota arayityaza uko ayityaza n'ubundi mbona igiye ishira uko ari kuyityaza ikajya igenda ishira. Mbona n'ubundi hindutse nk'ubugi. Mbona arababaye ngo inkota yanjye irashize, inkota yanjye itaye agaciro, ubundi abigenza nte? Mbona agize ikibazo gikomeye cyane. Ariko ngiye kubona mbona ya nkota mu kanya nkahugumbya no guhumbura mbona irongeye ishibutsemo inkota nziza irabagirana. Mbona arishimye ko ya nkota yiwe yongeye kuba inkota nziza nzima yakora. Mbona arongeye ayishubije mu rwubati. Amaze kuyisubiza mu rwubati mbona ko iruhande rwanjye hari umuntu arambwira ngo ubonye ko Nkurunziza yarica areba mu nyanja? Ndamubwira nti mbonye yari yica areba mu nyanja. Wabonye uko ahaguruka akabona ahantu ho gusimbukira, agasimbuka akagwa ku butaka? Ndi yego nabibonye. Arambwira ngo rero ririya buye Nkurunziza yari yicayeho ari kureba mu nyanja ni intebe y'ubuyobozi yari yicayeho. Afite ikibazo gikomeye cyane muri iyi minsi. Uwabinyerekaga niko yambwiraga ngo afite ikibazo gikomeye cyane muri iyi minsi. Mu mwaka wa 2011 ni icyo gihe. Ati afite ikibazo gikomeye cyane muri iyi minsi, we ntari kubona igisubizo, ariko Imana yo mu ijuru niyo ifite igisubizo. Ntari kubona ahantu yanyura, ntari kubona ahantu yaca. Niyo mpamvu wabonye ari kureba muri iriya nyanja nini, ntabona ahantu yasimbukira, ariko inyuma yiwe burya hari ahantu ho kujabukira. Rero gusubira inyuma arambwira ati nuguhindukira akongera akareba aho yaturutse, aho kugira ngo abe perezida byaturutse. Ambwira ibintu byinshi kuri Nkurunziza. Arangije arambwira ngo iriya nkota rero ubonye atyaza igashira, ni igihe kizagera ubuyobozi bwe bukamera nk'aho bushize, ariko igihe kizagera bwongere bushibuke. Hari igihe kizagera abone ko ubuyobozi bwe bwarangiye n'intebe ayiveho, namara no kuyivaho, ariko igihe kizongera kugera intebe yongere ayigarukeho. Akimara kumbwira gutyo arambwira ati rero kandi ikindi, i Burundi hariyo abanyamasengesho, ariko impamvu itumye biriya bintu bibaho nuko hari umutwe ushinzwe gusengera igihugu hariyamo imbere. Uwo mutwe wacitse intege, hari impamvu zabayeho, ariko ntiyazimbwira ngo uwo mutwe wacitse intege ntabwo ukiri gusenga nk'uko mbere basengaga, ngo niyo mpamvu mu gihugu cy'u Burundi habayemo ibibazo. Rero akimara kumbwira gutyo arambwira ngo kandi ngo ngaho niwitegereze, mbona hirya no hino mu misozi y'u Burundi harimo abanyamasengesho, ariko mbona abo banyamasengesho ngo barahunze, bagiye bava mu birindiro bagahunga bakajya ahandi. Umuntu akaba yava aho yasengeraga akajya ahandi, ntiyongere kwibuka hamwe yasengeraga. Yajya ahura na bagenzi be bamubaza yewe ubahe, ngo yewe ngo ngewe ntabwo ngiboneka, ahubwo mfite bimbugije ngo ariko ndi gusenga. Ariko ari gusengera ahantu Imana atahamagariwe, aho Imana itigeze imuhamagarira, aho atigeze agaragara. Nkabona ko b'abanyamasengesho ngo bafashwe n'ikintu cyitwa ikinyoma cyo kubeshya, bari kubeshya bagenzi babo ngo bari mu birindiro kandi batabirimo. Ngewe nkajya mbona ngo barimutse aho basengeraga. Uwabinyerekaga arambwira ngo rero guhunga kw'abanyamasengesho mu birindiro byateje ikibazo cy'u Burundi, byateje igihugu cy'u Burundi ibibazo. Nuko rero icyo gihe n'ubundi nta buryo nari kubivuga, ariko iryo yerekwa ryabayeho. Harimo bamwe nagiye nanabibwira, harimo bamwe nagiye mbibwira bakabyumva bakambwira ati yewe ntaho waca, ntabwo byanashoboka, ndituriza. Ariko icyo ngicyo njya nibuka ko nacyo cyabayeho. Nuko ubwo rero ibyo ngibyo bishobora kuba byaragize igihe cyabyo bigasohora, ntabwo njye mbizi, ariko icyo nacyo cyabayeho kuri uriya mukozi w'Imana nyakwigendera Peter Nkurunziza. Nuko Imana ibahe imigisha. Nubwo ibi bintu babisa nkaho ari byabaye mbere bikaba bivuzwe nyuma, ariko
haba hakiri isomo rikiri mu butumwa Imana iba yaratanze, Yego. nubwo hataba harabonetse uburyo bwo kugira ngo ubagereho nk'uko bikwiriye, ariko no kubivuze yaba abanyamasengesho baramenya ko igihugu cyabo gikwiriye gufashwa no gusenga, kandi umurongo bakoreragamo bakarushaho kuwukangukamo bagakomeza gukorera Imana. Anatoli rero ubwo n'ubutumwa wari ufite ku gihugu cy'u Burundi. Yego. Imana igumugisha, turagushimiye. Yego, ndawakiriye, kandi ikindi nasozerezaho ni ukubwira abanyamasengesho bose aho bari muri iki gihe. Abanyamasengesho bari kwirirwa basenga, basaba ibyiza, basaba ibigezweho, ariko buri wese witwa umunyamasengesho hari namubwira ngo niyikorere umutwaro wa bagenzi be. Twikorere imitwaro ya bagenzi bacu. Ikindi, dusengere umurimo w'Imana, dusengere ibihugu byacu dutuyemo, ahubwo ntidushake gusenga dushaka kumenyekana no kuba ibirangirire, ahubwo dusenge turi gusengera umurimo w'Imana no gucishwa bugufi, no kugira ngo Imana yonyine igire ibyo ikora. Murakoze cyane. Abantu nibikorera umutwaro wa bagenzi babo. Abanyamasengesho nibaba umuti wo kuvura, ntibabe ikibazo. Urakoze cyane. Yego, murakoze namwe.